azasoza. Uyu mwana wacu Donald twari tumukunze, akiri umwana mutoya, akiri umwana dutezemo byinshi, ariko ibyo twibwiraga si byo wibwiraga wewe. Wari uzi ko uyu munsi tuzaba duhagaze hano duhe tumusezera kubera ko yashoje urugendo rwiwe. Muri aka kanya duhumurije ababyeyi bose baranga, imitima yabo yose ihumurijwe n'ijambo ryawe. Abantu twababwira ngo nibahumure, ariko n'ukuri ntacyo twakora ubwacu twenyine. Niwe uzi ugahita ugakora ku mitima ugahumuriza. Humuriza abantu nibasoza kubera ko amasaha yadufashe, turasaba ko famiye igenda ikamusezeraho. Abashumba bari hano bagasenga Imana, bamara gusenga Imana hanyuma famiye ikamusezeraho. Famiye irimo hanyuma tugaterura umurambo tukawushyira mu modoka kugira ngo gahunda yihute haruguru ko isaa 8 ziradufasha. Nicyo tugiye gukorera aha ngaha. Hanyuma igitangazo rya kabiri ni uko mu gihe cyo gusohoka hano, usibye wenda aba basanze binjiyemo hano bari gufata amafoto, muhagarara aho ngaho mwese musubira hariya, musubiraho mwari muri mu mwanya wo gufata. Aba bari hano nk'abanyamakuru bo baranyura hariya nk'uko bahanyuze, ariko abandi twese usibye abari abasohokanye na Corbière n'iyi modoka, abandi twese turanyura hano. Kubera iyihe mpamvu? Hano ni mu bitaro. Mu bitaro rero dusohotse gutya igihiriri, na ba bandi batishyura b'abarwayi barimo batari bishyura bashobora gusohoka. Niyo mpamvu tugomba kugenda twese tugasohokera kuri gate principal, hanyuma hano hakaza gusohoka iyi Corbière n'indi modoka irimo n'abari mu modoka iyi, abandi cyeretse nk'umushoferi uri hano hanze hasi imodoka niwe ushobora gusohoka, hanyuma akagenda hirya ku irembo rinini, akaba ariho duhurira twese tukajyamo. Nta buryo twajera abasohoka hano baje hano muri uyu muhango n'abari barwariye hano bashaka gusohoka baturutse ibitaro. Niyo mpamvu rero icyo kirakorwa muri yanga ntago ari kubasuzugura. Turakomeza duce mu bitaro duhingukane ku muryango munini kugira ngo byorohere abasekirite bari kuri gate ndetse n'abakozi b'ibitaro.
kandi tunabashimira ko baduhaye umwanya wo kwinjiramo hano muri ubu buryo. Imana ibahe umugisha. Natwe rero turacyubaha dutyo, ndumva ari uko bimeze. Hanyuma reka sabe abayoboye indirimbo mukomeze muririmbe, hanyuma tugiye guhita dukora igikorwa gutyo. Hanyuma gusezera turabikora haruguru mu rusengero, ni nawe hagari n'amasaha yadufashe, nta yindi gahunda irabera ahangaha. Murakoze cyane. Tumaze kumugeza mu modoka imutwaye, hanyuma isohotse natwe dukomeze tugenda, ubwo twese dufite uburyo bwo kugera haruguru ku rusengero. Murakoze cyane. Ujutumbira Yesu aza kuyobora amahoro, ujye umuhanga amaso, ujye umutumbiriye ku manywa na nijoro, uyobora inzira, ujye utumira Yesu, ukomeze inzira ifunganye, umukure w'amaso, ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro, ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, ajya arinda. yaje kumuha agaciro kabisa, ndemera inzira niyo foto ni nkuru. Iwe wangu za maraso
ijuru ry'amahoro murakoze cyane kandi mwihangane mukomere. Hanyuma byagaragara aha ngaha tuje kwakira umushumba wa paruwasi ya Rusasa ari nayo mwene data Donati yabarizwagamo, hanyuma asenga Imana yihanganisha umuryango kandi ashima Imana kubwira iteraniro ryabaye aha ngaha. Hanyuma tuje gukomereza iteraniro hari haruguru kuri paruwasi ya Byumba. Rero dusabe nyakwa mushumba muheshe umugisha iri teraniro, Imana ibamugisha. Reka dusenge Imana. Mana y'ukuri, Mana isumba byose, wewe muremye ibintu byose, wewe waremye isi, urema n'ijuru, urema n'abantu bose barimo. Abantu iyo urema umuntu, jambo ryawe riratubwira ngo waramuteganije uko azabaho n'iminsi azabaho kugeza umunsi azasoza. Uyu mwana wacu Donati twari tumukunze, akiri umwana mutoya, akiri umwana dutezemo byinshi, ariko ibyo twibwiraga sibyo wibwiraga wewe. Wari uzi ko uyu munsi tuzaba duhagaze hano duhe tumusezera kubera ko yashoje urugendo rwiwe. Muri aka kanya duhumurije ababyeyi bose baranga, imitima yabo yose ihumurijwe n'ijambo ryawe. Abantu twababwira ngo nibahumure, ariko n'ukuri ntacyo twakora ubwacu twenyine. Niwe uzi ugenda ugakora ku mitima ugahumuriza, humuriza abantu bose baraha ngaha. None tugiye gukomeza ibirori byo gushingura mwene data, tugiye kwerekeza hariya ku rusengero. Iri teraniro ryari hano Mana, turashima umuntu wese waje kugira ngo twifatikanye. Tugiye kuzamuka tujya hariya, uzamukane natwe, hanyuma ndetse ukomeze kubana natwe nariya mu rusengero. Za gahunda zose z'uyu munsi turazikweretse kuva dutangiye kugeza dushoje. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana tubisabye. Amen. Mufunyi gereza kera batize ridakadi